kumaze igihe ubura ibitotsi ariko ntumenye ikintu kibitera. Ariko burya ibitotsi biri mu bintu bituma nanone iyo bifite byiza kandi wabyitayeho ukagomba kubona ibitotsi bihagije, biri mu bintu bituma umubiri umera neza, ukirinda izo ndwara za stroke, stress zihoraho, amadepression, ibyo birwara byose nyine bitera stress. So iyo wasinziriye neza ubasha kugira ubuzima bwiza, ariko iyo utasinziriye neza ubuzima bukubera bubi cyane. So tugiye kuganira ku bintu 15 bishobora kugutera ugira uburwayi bwo kudasinzira cyangwa se ibyo bita insomnia, kandi akaba ari urwaye bwugarije abantu benshi bakora mu office n'abantu bakora ibintu bisanzwe. Ugasanga umuntu asinzira nk'isaha ku munsi, mu masaha 24 yasinzira isaha imwe, urumva ko ntabwo ari ubuzima n'urupfu. So kirwana ku bintu rero bishobora gutera umuntu kudasinzira by'igihe kirekire, bikaba byabamo n'uburwayi buri chronic, uburwayi bushobora guteza ibindi byago by'ubundi burwayi. Ikintu cya mbere stress cyangwa se guhangayika cyane. Sorry, ndasoma kuko nabiteguye ahantu rero nubona nunamye cyane ndabandi gusoma. Kindi amakuru nakuye kuri World Health Organization no kuri Mayo Clinic, niho nakure ubushakashatsi, niho nakuye bino bintu, ntabwo ari ibintu biri fake ndi kuvuga. Niba uzi gusoma icyongereza nawe tugiye uko ngiye bifata mu cyongereza nkabishyira mu kinyarwanda nkaza nkabikubwira kugira ngo utavunika kuri stress, right? So impamvu zikunze gutera insomnia cyangwa se kudasinzira, kubura ibitotsi bikabije cyane iyo iyo ari igihe stress, guhangayika cyane, biri mu bintu bya mbere bitera insomnia. Ikindi kintu cya kabiri, anxiety cyangwa se guhorana impungenge cyangwa guhorana ubwoba, bituma ubwonko budatuza bikagorana gusinzira. Anxiety abantu benshi barayifite, no mu Rwanda abantu benshi barayifite. Mbere twari tuzi ko ari uburwayi bufata abazungu, ariko anxiety ni uburwayi buri ahantu hose, mu bana, mu bakuru, usanga umuntu ahangayitse, usanga mbese no uburwayi buri ahantu hose. So rero iyo uyifite sometimes is severe, ugahorana impungenge igihe cyose, ntabwo ubasha gusinzira, kandi ntabwo ubasha gusinzira by'umunsi by'igihe kirekire, bikuviramo uburwayi buri chronic. Ikindi kintu cya gatatu ni depression cyangwa se agahinda gakabije, gashobora gutuma umuntu adasinzira cyangwa akanguka kare, kubera ko umutima wawe ntabwo uri stable, umutwe wawe ntabwo uri stable, urababaye, ntabwo umeze neza, rero bigatuma ugira agahinda gakabije, gatuma ugira iyo insomnia, ituma udasinzira. So ikindi ni ukudakurikiza amasaha amwe yo gusinzira. Hari gukora nijoro cyangwa guhora uhindura gahunda yo gusinzira bishobora kuvuruga isaha y'umubiri. Hari abantu utagira schedule yo kuryama. Wenda urugero, nkunda kwitanga urugero, ngiye uko biri kose, uko byagenda kose, nsinzira saa 4, saa 1:50 nibo bankangutse. Ushaka kubifata ko ari ubunebwe cyangwa se ari iki, I don't care, ariko uko niko schedule yanjye bipanze. No matter what niko bipanze. Sinjya mbihindura, iyo mbihinduye ndwara umutwe, kandi iyo mbihinduye umunsi ukurikiye sinsinzira neza. Nawe rero biba byiza iyo fixinze schedule yo gusinzirira. So none bituma nyine utagira urwara insomnia cyangwa se ugira ibibazo byo gusinzira, no kubera ko udafite amasaha ari fixe cyangwa se amasaha ahoraho ugiraho kuryama cyangwa se ubyukiraho. Twibukiranye ko kandi kuryama amasaha 8 biri healthy, na amasaha 8 ariko n'abantu amasaha 12 bitewe. So ikindi nibyo bita jet lag, ni guhindura time zone cyangwa se mu rugendo bishobora gutera insomnia. Ushobora kuva hano ukajya muri Amerika, ntabwo tugira ibihe bimwe. Rero wagerayo ukamanza ugahura n'ibibazo byo kudasinzira neza, kubera ko wahinduye ibihe waviriyeho hano ujyayo biratandukanye. So rero bigatuma ugira ikibazo cya insomnia. Ikindi ni ukunywa inzoga cyangwa se nubwo wenda abantu benshi bazi ko inzoga zishobora gutera ibitotsi, ariko n'abantu bashobora kuzifata ntibasinzire. Nanjye hari abantu benshi nzi bafata alcohol ariko ntabashe gusinzira, ariko yaba atazinyoye agasinzira neza nk'agahinja, ariko yaba yazinyoye akabura ibitotsi. So twese tugira nature y'umubiri itandukanye cyangwa se nature y'umubiri itandukanye. Ikindi ni ukunywa coffee cyane cyangwa se kunywa ikawa ni bino binyobwa bya energy drinks n'icyayi gikomeye.
hari ibyayi biba bikomeye atari ibintu byayo bisanzwe, cyane cyane nimugoroba, bituma rero udasinzira. Ariko by'umwihariko ikawa na energy drinks ni ibindi bintu. Noneho hari n'abantu bagafata energy drink bakayivanga n'ibindi bintu cyangwa se nk'amarikeri n'ibiki, hari uri kwiyahura cyane, ni urupfu uri kwishyira. So ibyo nabyo biri mu bintu bishobora gutuma udasinzira. Ikindi ni ukunywa itabi, iriya nikotine ituma ubwonko budakora neza, bigatuma ugira n'ikibazo nyine cyo kudasinzira. Ikindi ni imiti imwe n'imwe, hari imiti ishobora kugutera insomnia nk'ingaruka. Ushobora kunywa imiti runaka ikagutera kudasinzira. Twese ntabwo tugira reaction zimwe ku burwayi runaka cyangwa se ku miti runaka. Rero izo nazo zikaba zagutera iyo insomnia cyangwa se zagutera kubura ibitotsi by'uburwayi cyangwa se kubura ibitotsi bya burundu. Ikindi n'ububabare budashira, iyo umuntu afite umubiri ubabara, cyo bita chronic pain, bituma nyine udasinzira. Kubabara igihe kirekire bishobora kubangamira ibitotsi kubera ko urababara. Rero gusinzira rimwe na rimwe bikanga. Niyo mpamvu akenshi umuntu ahora ababwira ngo mujye irinde hakiri kare ibyo birwara byose, ubyirinde hakiri kare, kuko umubiri ureactinga ku bintu, ku burwayi cyangwa se ku miti, kuri treatment uri gufata mu buryo butandukanye. Ikindi ni ibyo bita sleep apnea, ni uguhagarara guhumeka mu gihe usinziriye, bishobora gutuma umuntu akanguka kenshi nijoro. Abantu badahumeka neza basinziriye cyane rwose bibaho, rero bigatuma arabyuka bura ntasinzire neza. Ikindi ni ibyo bita restless legs syndrome, ibyo bita LLC, kumva amaguru ashaka guhora yimuka cyane nijoro. Hari abantu baraba bigaragura. Rero ibyo nabyo biri mu bintu bituma umuntu ashobora kugira insomnia cyangwa se ashaka kugira uburwayi buri severe butuma abura ibitotsi burundu. Ikindi ni ibyo bita hyperthyroidism, ni imikorere ikabije ya thyroid gland ishobora gutuma umuntu adasinzira neza. Ikindi kintu ni impinduka za hormone ku bagore bamwe na bamwe. Twabonye ko iyo umugore ari gucura adasinzira neza, niyo amaje gucura adasinzira neza. Ikindi nko gutwita, kujya mu mihango cyangwa muri menopause bishobora gutera insomnia, bishobora gutera kudasinzira. Hari abantu bajya no mu mihango nanone ntibashe gusinzira, bakababara ntabashe gusinzira. So nabyo bishobora gutuma ugira uburwayi bwo kubura ibitotsi burundu. Ikindi ni ukurara wenda nko mu cyumba kidakwiye kuba nyine icyumba kidakwiye kuraramo, urugero kidakwiye kuraramo cyangwa se kidakwiye gusinzirirwamo, urusaku, urumuri rwinshi, ubushyuhe cyangwa ubukonje bukabije bishobora kubangamira ibitotsi. So ni ibintu byose bishobora gutuma ugira uburwayi bwa insomnia. Uburwayi bubi, uburwayi butera, bushobora kuridinga kuri stroke, uburwayi bushobora gutera ibibazo byinshi bitandukanye mu mubiri. So niyo mpamvu tuzaganira ku buryo ushobora kubyirinda, ariko akenshi ni ukujya tugira routine zo gusinziriraho, tukagira fixed schedule routines, tugafata n'amafunguro nyine ahagije ari ibyo yuzuye iri proper. So nizere ko wakunze ikiganiro. Ibyo ni ibintu bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kudasinzira cyangwa se cyo kurwara kudasinzira, insomnia. So niba wakunze ikiganiro, sharing ku bandi, commenting icyo ushaka kumenya kindi, subscribing niba utarabikora, then una liking. Ndashimira abantu bose mwabikoze. Imana ijye ibaha umugisha buri munsi. So